Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anaje wa anaje madimbi mwana iwacu mu rugo ni madiba tangiye filime yacu akana akuyu munsi de kura musenze nawe kura mujinga wese waritse ibyo bintu wese kwakinde kura mujinga nawe kura ariko unishaka no kwanje wangusurwa musenze ntweka ni rwanjye na mujinga we murasakana kwa no rwanjye de kura mujinga re kura ari ndana kubeje re kwa simereza wangu waretse kugira ngo utendeti kwabyo ni madiba komedi tan kwa tano utunga pastor kwa mujinga we yohereye wende kura musenze pastor de kura we ngusengere zapati namwana n'umutakatifu uragafraka sharwa kicwe n'uburoro pagenda na masengesho y'iminsi ndakijwe ndagiye akicwe n'uburoro itajya pastor madimbi pastor madimbi pastor madimbi pastor we pastor madimbi zapati namwana w'iki wangu yakome kukisa vera kome munda wapi nashiri we jahana niyo jahana murashonje fuka makomavi basenye nyaka bashizimga zirya zihaga izimga umusenzi yapatira mwana mutakatifu bonindya abonindya ko hindya umusenzi amena wese gatoye ngamugende nagaruka urashonje ushaka kurya oke kurya sha patina mwana mutakatifu umusenzi musengeri haga umusenzi haga mujinga we bana indya haga inzara heze genda ndashonjura ngo bise nabibonye haze ni munsi tuzagaruka masabwe 10 madiba nani ndashonje wangu nyine amafaranga ndamufuka nakanote kandi karabo pati namwe ndamo amafaranga gute mukabyara ngapfuka manywere kwesa agenda na Muhammad subhani wa tahara twendere tusendere ya pati na mutakatifu ahanga hare ape mana muhezagire meza muhindya ziba tuza muhirya arya fungura kurya pati na mwana fungura musende fungura iki se wangu fungura na mafaranga urabona oya nagunda yabo uretse gatonda yaguhezagira we ziba tuza mana pashungana wawe atumwambari wawe netse bona teye imbere agetera amafaranga itakiba gashira mu mufuko abateka biko baraguriye pastor madimbi wayabonye nabonye sabanga weke ngusinyire andi yikube kabiri nemunda banze haga amusezwe amafaranga yesa nasiga inyuma gushirema yandi amusenze amafaranga ndare kura guta ashirama yandi nahejeje mbonye kurya urabonye buginga arangivye wa ndabonye arangivye wa aramusanye amafaranga sinahera wa mwiganye ngusenye nitsuna haga mana fasha amafaranga nyesobirane amafaranga yanjye amye amafaranga namusaka senga we ihangana kumanga ndetse ibijaziraza kumaho kandi bwo naje nako naye ku irote nabagade kumitwa buri munsi uyu munsi ndagiye iyo ni kangahe ndabakunda cyane madimbi 5 kuri 5 ndabakunda.